Mwiriwe neza. Baravuga ngo iyo umuntu arengeje ukwezi kwa mbere ntabwo akifuriza umwaka mwiza, ariko nta na rimwe biba bibi kwifuriza iteka icyiza. Ndabifuriza rero kuzakomeza kugira umwaka mwiza, amahoro n'imigisha n'amahirwe byinshi. Umubyeyi Yolanda Mukagasana wakoze cyane. Reka mpere kuri ibi birori tumaze kubona by'aba bana. Watubwiye mu ncamake ngufi aho wabakuye. Abantu mu muhanda batandukanye, utazi ababyeyi, utazi, ariko ukabavana ahabi bari, ukaba ubagejeje mu mucyo, mu buzima, mu cyizere, mu cyerekezo nk'iki ngiki. Nahise ntekereza bimwe nzi byo mu buzima bwawe. Wowe bakwiciye abana bawe, bakwicira umugabo, ariko ntiwaheranwa n'ubwo bugome. Ubundi aba bana wafashe, urera, witaho, ubereye umubyeyi, ntabwo wigeze umenya ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, uyu ni umutwa. Warebye abana, kandi wowe abawe leta yarashoye interahamwe z'abahutu zikabica, ugasiga uri wenyine. Ubwo ni ubuntu burenze amagambo umuntu abura ko avuga nuko yita, ariko warakoze kandi uzakomeza ukore. Ni nacyo amateka azasigarana kinini. Iyo nibutse igitabo cyawe cya mbere, niba ntakubeshyera buraza kunyomoza, wacyise La mort ne veut pas de moi. Numva kiri mu bitabo bya mbere naguze. Nta n'amafaranga nagiraga, nta buruse nagiraga, nirwanagaho, ariko igitabo cya jenoside cyose nabonaga, sinaburaga amafaranga yo kukigura. Bivuga ngo ni nkaho byavuze ngo urupfu rwanze kuntwara, urupfu rwaranyanze, iyicwa ryaranyanze. Ariko nawe wanga guheranwa n'iryo yicwa, ugira imbaraga zo gutanga ubuhamya, zo kuvuga jenoside mu miterere yayo, mu mizi yayo, mu bugome bwayo, mu ngengabitekerezo yayo, uko igomba kuvugwa. Kandi ukaba bimazemo imyaka myinshi, uzanakomeza. Urwo rupfu rwakwanze rero ruzakomeze rukwange, natwe ntawe urushaka. Njya nkunda kuvuga nti, bamwe baravuga ngo mu ijuru ni heza, jye simbizi, sinzi uko hasa, kuko nabo tujyanyeyo buri gihe tubanza kubashyira mu mva, sinzi niba bazamuka twagiye. Urupfu ntawe urushaka, twese twifuza gukomeza kubaho, ariko ntibishoboka. niyo nzira. Rukomeze rukwanga imyaka myinshi. Muzahe Mugesera, mu kibazo yakubajije kandi koko gikwiye gusubizwa kugira ngo abana bajijukirwe, ati wasobanuriye abana ubwoko icyo ari cyo. Ati jenoside babwira ko yakozwe nande. Ni ibibazo abantu bose bibaza, kandi ni ibibazo koko bikwiye gusubizwa kuko bifite ibisobanuro. Icyo cya kabiri cyo abantu baranagitinya kugisubiza, bagahitamo kuvuga ngo kandi nabyo nibyo, kwita jenoside uko yitwa abo yakorewe. Jenoside yakorewe abatutsi, ariko se abatutsi bishwe nande? Nk'uko mbabajije aho ngaha, abatinyuka kubivuga ni bakeya, ariko nyamara bikwiye gusubizwa uko biri, kuko nibyo bivana abantu mu rujijo. N'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, icyo bahisha ni uguhisha abayikoze no guhimbira abayikorewe, kubahimbira icyo batari cyo, kubashakira icyaha no gushakira icyaha abayihagaritse kuko ntihagaritse. Jenoside yakorewe abatutsi rero
yakozwe n'abahutu bemeye kwinjira mu mugambi wo gutsemba abatutsi wari wateguwe na leta. Ni ngombwa kubisobanura, ariko hanerekanwa inkomoko y'iyo ngengabitekerezo y'urwango rwumvishije abanyarwanda b'abahutu bamwe, si bose, ko umututsi adafite uburenganzira bwo kubaho mu gihugu cye nkabo. Noneho benshi, sinabakeya, abantu bishe ni benshi, abahutu bakoze jenoside ni benshi, ariko abahutu bose ntibayikoze. Byo bigomba kuvugwa. Kuba abo benshi baremeye kwica bagenzi babo basangiye igihugu, basangiye ururimi, basangiye byose, mu izina ry'ingengabitekerezo hutu, nuko iyo ngengabitekerezo ya gihutu niko bayitaga, sijya ubihimba. Nimureba ishyaka rya Sederi, amategeko 10 ya Kangura, itegeko rya 10 rya Kangura ravuga ngo ingengabitekerezo ya gihutu igomba kwigishwa abanyarwanda bose, igomba kwigishwa abahutu bose, kandi ko umuhutu utazayemera ngo ayikore azitwa umugambanyi nawe akicwa. Abo bahutu rero bemeye kwakira iyo ngengabitekerezo ya gihutu ivuga ko igihugu ari icy'abahutu bonyine, ko umututsi atari umunyarwanda, ari umwanzi w'abahutu, ugomba kwangwa no kwicwa. Abo bahutu nibo bakoze jenoside. Umuhutu nawe utarayemeye, utaremeye ngengabitekerezo, iryo tegeko rya Kangura yari ishyigikiwe na leta, ryagennye ko yicwa. Niyo mpamvu abahutu barwanyije ingengabitekerezo za jenoside, nk'abanyakwigendera Frederick Nzamurambaho, Agatwira Imana, Felisa Niyitegeka, bishwe kuko batemeraga iyo ngengabitekerezo yitwaga iya gihutu, yari ishyigikiwe na leta. Bigomba kujya bisobanurwa uko biri, kuko biranumvikana rwose. Kandi iyo ngengabitekerezo bitaga iya gihutu si ya vuba, yatangijwe n'abakoloni, yego, ariko abakoloni bashyiriyeho bemeye ko amashyaka ya politiki ajyaho. Ishyaka ryaharaniraga ubumwe bw'abanyarwanda ni UNAR, no mu nyito nuko yitwa Union Nationale du Rwanda, kuvuga ihuriro, ishyaka ry'ihuriro ry'abanyarwanda. Iryo bararirwanyije kuko ryaharaniraga ubumwe bw'abanyarwanda bose. Abakoloni muvuga b'Ababiligi na bamwe mu bamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika, hanyuma bashyigikira amashyaka ya politike yo yavugaga ko igihugu n'ibyacyo byose ari by'abahutu. Amashyaka abiri, Aprosoma na Parimehutu. Ayo mashyaka no mu nyito yayo, mu cyitwa porogaramu politike, n'ibyo yakoraga, n'ibyo yigishaga. Aprosoma isobanuye iki? Ishyirahamwe, ihuriro rigamije imibereho myiza ya rubanda nyamwinshi. Rubanda nyamwinshi icyo byasobanuraga ni abahutu, ntabwo ari abanyarwanda bose. Gitera niwe wa mbere, Gitera niwe washinze Aprosoma, niwe wa mbere watangaje amategeko 10 y'urwango y'abahutu, avuga ko kandi akageranya n'Imana, agatangira avuga ati emera Imana yawe yonyine, ariko wanga umututsi. Ati kubana n'umututsi ni nko kubana na kanseri mu gifu. Murabyumva? Kubana na kanseri mu gifu ni nko kubana n'igisebe cy'umufunzo ku kaguru, ni nko kubana n'umusonga mu mubiri. Mwumve niyo nayo magambo ukuntu agenda ayagerekeranya mu buryo buryoshye. Aba bantu yaba Gitera yaba Kayibanda bari barize mu seminari, barize kitwa poezi, barize kitwa rhetorique. Ibyo mu seminari batwigishaga kuvuga, guhuza ku buryo ukumva agukurikira bitamugoye. Nuko urwo rwango rwahuzwaga n'Imana, bikigishwa ntibibatangaze, byigishwaga bavuye mu misa. Gitera yaririmbishaga misa nkuru kuri katedrali Butare. Yamara kurimbisha misa nkuru, korali yaririmbye, akasohoka atanga utunyamakuru twe yitaga ijwi rya rubanda rugufi, rurimo urwo rwango. Parimehutu yishingwa na Kayibanda, ishingirwa i Kabgayi.
Ikabwayi nicyo cyari igicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. No mu nyito Kayibanda agiye gushinga ishyaka rye, kuko abakoroni bemeye ko amashaka ashingwa mu buryo bwemewe mu kwezi kwa 9, babitangiye mu kwa 2 muri 1959, ariko mu kwezi kwa 9 baba ariho bemera ko amashyaka kumugaragara ashobora gutangira gukora. Kayibanda rero kuko Prosomari yatangiye, Kayibanda yagiye i Butare guhura na Gitera, bahurira ahantu hari Hotel Foko, ni naho yatangirije yuko ashinze ishyaka. Muzasome memoire y'ubushakashatsi, ntabwo yanditswe n'umuntu w'umututsi, yanditswe n'uwitwa Sixbert Musangafura mu mwaka w'1987, arangiza mu cyiciro muri fakulté y'amateka ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Yakoze ubushakashatsi ku ishyaka rya MDR Parimehutu. Musangafura avuka mu karere ka Nyamagabe, hariya rwose hafi ya icyicaro cy'akarere. Avuga ko Kayibanda ashinga ishyaka aritangiza aho ngaho muri Hotel Foko Butare hamwe na Gitera. Yavuze ati ishyaka ryacu rirareba inyungu z'abahutu bakandamijwe bagabyinagazwa n'agatutsi wihaye igihugu. Tuzi ko gatutsi n'umututsi si umunyagihugu, si umunyarwanda. Ati tugomba kuba urumuri rwa rubanda nyamwinshi, tugomba gusubiza igihugu bene cyo. Igihugu ni icy'abahutu. Turi mu mwaka wa 1959. 1994 habaho jenoside ya Rurangiza, bivuze ko iyo ngengabitekerezo ya gihutu ivuga ko igihugu ari icy'agahutu, abatutsi bakaba abanyamahanga, bakaba abanzi b'agahutu, yari imaze imyaka 35 yigishwa mu Rwanda, yigishwa na leta, bigaca rimwe na rimwe no mu madini, bigaca mu mashyirahamwe, bigaca mu mashuri. Aba bana nibyo bigaga, bakabiririmba, bagakura mu ngo zabo badahabwa uburere n'umuco nk'ubwo Yoranda ahaba abana batarabe, ariko yagize abe yabereye umubyeyi. Abo bantu rero bakuze bigishwa urwo rwango, bakarwigishwa natwe bize, kuko twebwe bize ni twebwe twarushyize mu nyandiko. Ndishyiramo nanjye nararuzize n'ikigereranyo. Abize babishyize mu nyandiko, barabyigisha, babishyira muri politiki, nibo batumye babaturage mu izina ry'abahutu bica abatutsi. Mu mwaka w'1992 ku itariki 21 z'ukwa 9 1992, ingabo z'igihugu zishinzwe kurinda umutekano n'amahoro w'abanyarwanda bose zasohoye inyandiko ndende yashyizweho umukono n'uwari umugaba mukuru wazo wungirije Colonel Deogratian Nsabimana, ayoherereza Perezida Habyarimana. Iyo nyandiko yari ivuye hehe kandi kavuga iki? Yari ivuye ko Perezida Habyarimana yari yarashyizeho komisiyo igizwe n'abasirikare bakuru 10 bayobowe na Colonel Bagosora, abasaba ngo kwiga uburyo guverinoma y'u Rwanda n'ingabo zayo batsinda umwanzi mu buryo bwa gisirikare, ubwa politike na mpuzamahanga, diplomasi. Iyo raporo rero yari itanzwe n'iyo komisiyo iyobowe na Bagosora, yabwiraga Habyarimana ibyo bagomba gukora. Icy'ingenzi kirimo ni iki rero? Ingenzi kirimo muri iyo raporo yari raporo y'ibanga igenewe perezida. Kwari ukuvuga ngo kugira ngo dutsinde umwanzi nka leta tugomba kubanza kumenya umwanzi uwo ari we. Noneho rero berekana n'umwanzi uwo ari we. Bavuga ati umwanzi arimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere kigizwe n'umwanzi w'ingenzi uri ku isonga, mu gifaransa ngo ni ennemi principal. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'umufasha w'umwanzi umuha inkunga iyo ari yo yose. Bamaze kwemeza ibyo byiciro rero bavuga n'ababigize, bavuga ko umwanzi w'ingenzi, umwanzi wa mbere ennemi principal ari umututsi, yaba uri mu gihugu cyangwa uri mu mahanga, uwo ni umwanzi. Ubwo ni ukuvuga umwanzi wande? Umwanzi w'abahutu. Hanyuma mu bijyanye n'umufasha w'umwanzi bemera yuko bavuga ko ari
umuntu wese yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga uha ubufasha ubwo ari bwo bwose umututsi, uwo ni umwanzi. ubwo turi ku itariki 21 z'ukwa 9 1992. urubyiruko rero rukeneye kwigishwa hatangwa ibi bimenyetso, kuko birahari ibyo twashoboye kubona. umwanditsi Yolanda Mukagasana je niyo mpamvu mfasha akanya gafashe mbere ndasoma, nkuko mwana bivuze n'ijambo ry'ibanze ryandika. igitabo cye kirimo ibyo bimenyetso bihagije azanakomeza kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi ishobore gusobanuka uko yagenze. abahutu bahindutse abicanyi babigizwe n'iyo politike mbi, babigirwa n'iyo ngengabitekerezo mbi. ubu ngubu hari benshi giye mpura nabo babyicuza, kandi babyicuza babivuye ku mutima pe. iyo batekereje bagasanga aho bari barageze naho leta mbi yabagejeje. ni ngombwa rwose ko tubisobanura mu buryo bwumvikana, buhari ibimenyetso tukabitanga. icya kabiri ari naho ndangiriza, Yolanda Mukagasana asobanurira urubyiruko, ariko iyo mvuze urubyiruko ni n'abakuru, kuvuga mwese muzagisome, nta udakeneye kumenya rwose, harimo ubumenyi buri wese akeneye. nuko ubu hadutse, ariko biranashaje kuko bijyana na jenoside, gupfobya imiterere nyayo ya jenoside yakorewe abatutsi, kuyihakana, kuyita ukundi. icyo rero iteka icyo cyiciro kijyana na jenoside. hari abajya bavuga ngo gisoza ikorwa rya jenoside, ariko si byo, kiri mu bigize jenoside ubwayo. kuko iyo umuntu ariho yica undi amuziza ubwoko bwe, aba yatangiye guhakana ubuntu bwe bw'uwo yica. negasiyonisme irimo mu kwica. abo rero abenshi, ubu ngubu abenshi bari mu rubyiruko, bari mu bana bavuka ku bakoze jenoside. nshobora kuba ingero zitari nkeya rwose ahangaha izinjemo uko nzibuka. murabibona mu iminsi yavuze umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga. nuko abantu iyo tubavuga dusa nkaho tuba tubakorera publicité, ariko ntacyo bitwaye. ni ukuvuga ibibi byabo n'ubutindi bwabo. Agatha Kanziga, abahungu be, Kanziga nawe ni umujenosideri, hari mu bayiteguye rwose. abahungu be witwa Jean-Luc na Léo Habyarimana, ubwo n'abahungu ba Habyarimana, ubu badukanye kwirirwa batagatifuza se Juvenal Habyarimana wateguye jenoside, washyizeho umugambi wayo, kumugira intungane iri aho ngaho, igitangaza. nyamara n'umwicanyi ni ruharwa. umuhungu azigira nyirazo Protase witwa Antoine, umuhungu wa hirya hano Ndera wa Mbonampeka witwa Robert. abo bose ni abana b'abajenosideri ruharwa, ariko ubirirwa ku mbuga nkoranyambaga bagoreka amateka, bagereka jenoside kuri FPR itarigeze yikora ubwo yayihagaritse. muzasanga abana ba Shingiro Mbonyumutwa. Shingiro Mbonyumutwa ni umuhungu wa Mbonyumutwa, uruvuga ni abuzukuru be. kuva ku buzukuru baracyakomeje wa mugambi wa Parimehutu wemezaga ko igihugu ari icy'agahutu. nibo ko abo basore ubu ntibakiri n'abana, barabyaye, bamwe nabo bafite n'abuzukuru, ariko ironda bwoko hutu bonse ribarimo, ntabwo rero bashaka kurireka. ni benshi rwose. n'abahingiro nababwiye zitagira ingano z'abo bantu. abigaragaza cyane, hari abo maze iminsi nsubiza ku mbuga nkoranyambaga. hari umuntu wita Gitifu Sebatware. uwo Gitifu Sebatware yitwa uzaba akiriho Antoine Alfred, ayo mazina yo marayitwa. yize arihirwa n'ubuyobozi dufite bw'u Rwanda ubu ngubu, yiga ikoranabuhanga, arihirwa n'u Rwanda. arangije anahabwa akazi mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu. hanyuma aza kugenda, afite se wabo witwa Felicien Barigira, wahoze ari umwe mu bayobozi bakuru b'inteko ishinga amategeko, nawe wo mu jenosideri ruharwa, bavuka i Nyamasheke. arabafata arabatwara,
ariko uwo gitifu ise uzaba akiriho Bernard, nyina Antoinette Nyirabakungu, abo ndabazi Butare, abo babyeyi be bakoze jenoside hariya ku Kabutare baraharimbura. Ise yigishaga muri universite, yigishaga chimie, nyina akigisha muri groupe scolaire Butare, baba mu mazu ya groupe scolaire ku Kabutare. Bakatiwe na Gacaca, ise bamukatira imyaka 30, nyina bamukatira imyaka 19, bagwa muri gereza ya Karubanda bazize uburwayi. Ku mbuga natangaje n'indwara bari barwaye, bamwe barambwira bati ntabwo wagize neza kuvuga ko bari barwaye sida iyo byihorera. Oya, ntabwo nabyihoreye kubera yuko bamwe bakwiza ibinyoma bakavuga ngo muri gereza twiciramo abantu kandi atari byo. Abo bazi indwara ya sida bari bafite kandi leta yarabavuzaga, ariko haraho virusi igera nyine n'imiti kayinanira. Ariko uwo muhungu wabo kubera ko yabonye muvumbuye na insanzwe muzi, ariko ngaragaje ukuri kwe, birumvikana baranyibasire ko ntacyo bintwaye. Ariko kuri kugiye kumenyekana, abo bantu iteka bahakana banga kugaruka mu murongo w'abantu nyabantu. Ni ngombwa no kubwira urubyiruko ngo dore nimujya musoma ibintu byandikwa n'uwitwa gitifu, dore uko yitwa, dore amateka ye, dore impamvu zibimutera. Hari akandi kana nanone akitwa Patrick Rugira, aba mu Faransa. Abo bose akenshi baba mu Faransa, Ububirigi na Canada. Akomoka mu karere ka Karongi, komine Gishyita. Ise Sibomana Metusera yarimbuye abatutsi mu Bisesero, yisha abatutsi ku Mubuga kuva muri 1992. Umuhungu yari yarabihishe, ariko ajya ku mbuga nkoranyambaga atuka FPR akayandagaza. Niyo yamwigishije. Abo bose mvuga babaye ino biga kuri leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ariyo bashyize mu mashuri, ariko ubu bahindutse imbata z'urwango n'irondabwoko bakuriyemo. Bon, rero ni ngombwa abarezi kumenya ibi bimenyetso kugira ngo mu kubisobanurira abana bijye byumvikana. Umwana iyo umusobanurira ikintu gifatika aracyumva. Iyo utinye kubivuga ntabimenya, ntabwo bimenya, ahubwo uramucanga akazafata bya binyoma by'abo bantu babi kuko bazi kubyubaka. Hari n'abahimba bakita ko bacitse ku icumu kandi ari abana b'intera hamwe, bakita ko bacitse ku icumu rya jenoside kugira ngo abazungu bashobore kubumva bakeka ko koko ari abacitse ku icumu. Abahama ingero ebyiri, hari uwitwa Claude Gatebuke na mushiki we Alice Gatebuke, baba muri Amerika. Abo bantu, ise yitwa Justine Gatebuke, avuka mu hoza ari komine Kayove, ubundi mu karere ka Rutsiro. Yize muri Universite y'u Rwanda. Igihe byanteye rwose n'amatsiko njya gushaka amateka ye, kuko bavugaga ko ari abatutsi barokotse, ariko numva sibyo kuko uwo muntu nari muzi, naramubonaga. Mbona ifishi ze registre yigiyeho, n'ifishi ndayifite nimero yayo yigiyeho muri universite. Ifishi yasinywe n'uwari umunyamabanga mukuru wa universite, Charles Ntakirutinka, mu mwaka w'1984. Yiga mu ishami bitaga École Supérieure de Technique Médicale rya Kaminuza y'u Rwanda. Ni umuhutu, biranditse si igihe wabishyizeho. Abana bese baraje bahindutse abacitse ku icumbi bivuye hehe, nabyo nabyanditse ndabyerekana ku mbuga nkoranyambaga. Batinye no gusubiza abo bana be, haraduka akandika abandi batukana. Igihe ntawe ujya nsubiza ko ntabyo abona, barantuka gusa, cyangwa bagahimba ngo wonsa Maria amashereka y'abahutu kazi. Ibyo nabyo ni ibinyoma, ntawe bihuriye rwose namba. Barasebanya gusa. Hari akandi gakobwa kitwa Denise Zaneza, aba mu Bubiligi. Nawe muzamubona we yandika kenshi rwose akibasira abayobozi bakuru b'igihugu. Uwo mukobwa ise yitwa Marcel Sebatware, yayoboraga uruganda rwa sima mu Bugarama mu karere ka Rusizi. Ise yafatanyije n'abitwa ba Yusufu Munyakazi. Yusufu Munyakazi yakatiwe n'urukiko mpanabyaha rwa Arusha, yaguye muri gereza ya Arusha y'umuryango w'abibumbye. Marcel Sebatware barimbuye Bugarama yose. Intera hamwe ze zavaga mu Bugarama, imodoka zitwaye bakajya kwica imibirizi, bari barangije Bugarama.
bajya Mibirizi ahitwa Mushaka, bajya Bisesero, bajya Hanika, Nkanka, Shagasha, Nyarushishi, Nyamasheke, Kibogora. Hanyuma umukobwa we ubu yirirwa mu Bubiligi avuga ngo araharanira uburenganzira bwa muntu, atavuga ibyase. Ngaya amateka dukwiye kumenya. Reka ndekera aha ngo ararekwa ntashira. Ndongera kugushimira Yolanda, kandi uko uzakomerezaho, tuzagufasha uko dushoboye, namwe kandi muzamushyigikire. Ndabizi ko kwandika si ibya buri wese, ariko umwanditsi iyo yanditse akabona basoma igitabo cye bakanamubwira uko babitekereza, bakanamubaza n'ibindi bibazo, bimutera imbaraga. Muzamushyigikire rero musoma igitabo cye kandi mukimenyekanisha. Ndabifuriza gusubira mu ngo zanyu amahoro, kandi igihugu cyacu dukomeze tugikorere, dukomeze tukirinde, twubake igihugu cy'Abanyarwanda bose. Aya mateka tujye tuyiga, tuyigishe, ariko abana tubigisha urukundo, tubigisha no kutazayigana.